yitwa Shaina Kagoma. Uyu munsi ndamufite mu kiganiro The Big Friday Live. Reka kwanza mbanze numve ko ari kunyumva neza. Shaina, uri kunyumva neza? Ndakumva neza professor. All right, byiza cyane. Reka kwanza mbanze ikaze mu kiganiro The Big Friday Live. Yeah, thank you bro. Asante sana. Amakuru yawe Shaina? Amakuru ni meza kabisa, meze neza ndaje. Mukanya gatoya narimbye abanyehuye ko uri mu mujyi wa Kigali. Ese mu byukuri wabuherereye magana he ubu tuvugana? Ubu tuvugana ndi mu kavumo kanje ku Muhima. Ku Muhima. Neza cyane. Mu minsi mike wari urihuye. Niki cyatumye noneho ujya mu mujyi wa Kigali? Mujyi wa Huye nari mpari kubw'impamvu z'indirimbo nari ndishutinga. Okay. Ubwo rero yararangiye ndasubira ku kazi nyine kanje ka buri munsi. Neza cyane. Uvuze ati uhita usubira mu kazi kawe ka buri munsi, uretse music ibindi ukora wenda ni nk'ibiki? Business nyine ni kwaguhiga umusaza. Kwaguhiga nyine amanywa n'ijoro. Ucanga hirya hino. Kugira ngo turebe ko byazacamo neza. All right. Byiza cyane. So abantu bazi Shaina n'umwe mu bahanzi bahanihuye bakora injyana ya hip hop muri rusange. Uri kubona nkuko turi kugenda tubona kuri social media zawe zitandukanye, uri kugenda premieringa inongoma yawe nshyashya, ingoma wise ibihuha muri rusange. Ndagira kwanza tuganire gato kuri ino ndirimbo ibihuha. Kwanza ibihuha, kuki byabaye ibihuha? Iyisije kuki yabaye gutya, kuki byagenze gutya? Iyi idea yaje gute muri rusange? Muri rusange rero ukuntu ide yaje, hari ukuntu nyine ku ma social media muri no minsi umuntu asigaye abonaho amatitre asa nkaho ibintu biri muri iyo nkuru n'ibintu na titre yayo bihabanye cyane. Rero ndavuga nti hari ukuntu bagukubita ntari inki noneho bakubwira bati urugero ati noneho ibyo Yusufu Professor akoreye mu mujyi wa Huye ni ibiki ajya gufungura iyo link ugasanga nyine tu ntabwo bijyanye n'ibyo wenda bari banditse kuri title ya. Okay. Rero igitekerezo nuko cyaje ndavuga nti se kuki social media uko igenda itera imbere mu Rwanda, abanyarwanda bari kuyikunda cyane, kuki n'ibihuha cyangwa se rumors ariko ziri kugenda ziyongera. Igitekerezo nuko cyaje ndavuga nti izi social media zishobora kuzashiduka zigutaye mu rwobo, uburyo n'ikintu umuntu azajya kubwira cy'ukuri utazajya ucyemera kubera wamenyereye yuko bakubwira ibihuha. Okay. So ndavuga ngo idea naho ngaho yaje ishingiye. Yes, igitekerezo naho cyaje gishingiye nyine ku marumazi ari guca ibintu muri iyi minsi. Okay. Izo rumazi zaba nawe zarakubayeho? Ngiye ntabwo zirambo. Ariko hari abantu bayumvise iyo ndirimbo cyangwa abantu batarayumva bayishake bayumve. Bumve hari abo nagiye mentioningaho. Kandi ugasanga wenda naguzemo bake, ariko hari byinshi biri gutrendinga muri ino minsi nabo baba babizi. Abanyewe ni abanyabwenge baba. Neza cyane. Tukiri aho ngaho ukomeje ko kantu n'ubundi nanjye kwita nkubazaho, hari abantu wagiye umentioninga muri ino ndirimbo, wavuzemo indirimbo igitangiye kuri verse ya mbere, hari aho wavuzemo Ndimbati, niba nibuka neza, ati ngarakuriwe, sibyo se? Ati ngo byahe byo kajya ngo ni byeri nyinshi. Ugaruka kuri shaddyboo n'ibindi nk'ibyo. Mu byukuri ino ndirimbo ikimara kugera hanze n'abo bantu wagiye umentioningamo, comment wenda z'abantu ba hafi bawe niki bagendaga bakubwira? Ese mu byukuri iyi message kuri abo bantu wamentioninze yaba yarabagezeho? Ese niba yarabagezeho ni iyihe feedback wenda wabonye guturuka kuri bo? Ntabwo mpamya neza yuko wenda shaddyboo n'Ndimbati yabagezeho, ariko icyo nifuza nuko kuko
nabo barabizi yuko hari amarumazi menshi abavugwaho rero nkeka babyishimira kumva yuko nanjye nk'umuhanzi nagerageje kugira gute kubapointingaho kugira ngo nanagushyire no muri vesi umva biba ari ibintu nyine mba nashyize kuri hanze tuko neza cyane rero ntabwo nabihamya 100% yuko baba barabyumvise ariko abantu ba hafi banjye baravuze ati kudeshako kabisa watuvugiye ibintu kuko hari igihe uririmba indirimbo ugasa nkaho hari ugiye ibintu abantu tu kandi nubyo tuba dushaka tu neza cyane uyu munsi iyi ndirimbo uri kwipimiyaringa ku ma TV station agiye atandukanye azi nk'umuhanzi uturuka i Huye bagufata gute iyo bakwakiriye ubona kabisa baguha ya respect igombwa kuba yahabwa umu artist baraziguha cyane kubera yuko wenda n'ibintu tuba tubashyiriye ari ibintu bizima nanone iyo ushyizeho ko turi abanyehuye abantu barabizi yuko umuziki turi mu ba mbere usibye n'umuziki n'ibindi byose barabizi baratwubaha urumva rero iyo umushyiriye produit akumva ni nziza kandi yakumva naho ukomoka hari abenshi bahita bahaba bababwira ati mutuze nibwo tukiza twe ntabwo twavuga ko tutaraza ahubwo niko tukiza okay barabyishimira cyane wow byiza cyane so hanyuma video wayikoreye hano i Huye wayikorewe na Black Rap umubona gute? Black Rap ni brother wanjye kabisa gutoka zamani urumva ni umu brother wanjye ikindi mukundira yumva hip hop kuko yigeze no kuririmbaho yigeze kuba umuraperi urumva rero iyo akora ibintu yumvamo nawe abizi neza ndafata umwanya wanjye nkavuga nti abaproducer abadirector hano i Kigali baruzi ariko ndavuga nti reka njye kubikorera mu rugo kandi nyikorere n'umubrada wanjye yumvikana turi busharing ideas urumva nyine biranyorohera cyane kuko aranyumva ni umudirector mwiza pro neza cyane hanyuma iyi ni indirimbo ya kangahe wenda yaragukoreye amashusho iyi ni indirimbo ya gatatu agukoreye amashusho wow byiza cyane hanyuma tugarutse inyuma gato hari akantu wakomoje uvuga uti nk'aba artist bihuye hari indi respect babaha iyo mugiye wenda gusaba ama interview ubona babakira neza muri rusange uko kwakirwa neza uko gukina indirimbo yawe uko gushyirwa indirimbo yawe ku ma top 10 agiye atandukanye hari ama TV station akomeye hano mu gihugu nabonye iyi ndirimbo yawe yagiye ishyirwa ku myanya myiza by the way vuga nti kabisa kongzi cyane kuri icyo kintu mu by'ukuri ubona bivuze iki ku muziki wo mu majyepfo bivuze iki ku muziki w'abanyehuye azi noneho nk'umuziki wa Shaina Kagoma umwe mu bahanzi baturuka i Huye ubona bitanga iyihe sura muri rusange Shaina? Biri kugenda bizana isura nziza kuko urumva twebwe twagerageje gukora umuziki muri za 15 na 4 gutyo yego urumva hagiye habonekamo ikibazo cyo kwizitira ntitugere i Kigali cyane tugakorera tukababaro ariko muri iki gihe iyo turi kugerageza kugira ngo babanyehuye aba artist bo muri Huye bari bamaze kwibagirana mu mitwe y'abanyarwanda bongere tubagaruremo yasura kuko ndabizi hari abantu benshi bafite impano kabisa aho ngaho i Huye kandi banashoboye rero ikintu turi gusabwa muri ino minsi ni ukutitinya neza cyane tukirekura tukagaragaza ibintu biturimo kuko n'abandi bamenyekana muri iki gihugu nta kintu kirenze baturusha bro kabisa nta kintu kirenze ahubwo ni kwa kwitinyuka ukaba wakora indirimbo ntuyumvice abajama gusa ukayijyana nyine ahantu hashoboka ukayikora promotion kabisa rero urumva ko ihuye naho turi kugerageza ku buryo
ya myaka ya kera bari bazi umuziki ko uri hejuru twongere tubagarure muri ya shusho ariko tuze turi new generation none kabisa neza cyane tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro kigufi wenda tugiranye wenda ibirambuye cyane wenda tuzagira tubigarukaho umunsi wagarutse hano iwacu n'iki hari rumors ziri hano hanze niba nabyo ari ibihuha sinzi ndagira ngo ubikonfirme hari amakuru ari kugenda angeraho ati hari umwe mu banyamakuru ukora kuri BTN w'umukobwa yitwa Jacobine niba nibuka neza uriya mukobwa mupfana iki? Uriya mukobwa ni umusista wanjye mutoya nyine niwe nkurikira tunamuzanye muri game none karafashwe gihe katarafata. Ni sister muvukana neza gutya neza niwe nkurikira kabisa. None bya bintu byaro kuri ntago byari bihuha. Ntago ari ibihuha, icyo ntago ari ibihuha. Neza cyane. Hanyuma dushira akadomo kuri iyi interview tugiranye n'iki wasaba abanyehuye bari kutwumva muri kano kanya muri rusange? Cyambere naheraho nukubashimira nkawe Yusufu the Professor. Asante sana. Nashimira n'abanyehuye bari kutwumva kano kanya. Yemen. Hanyuma ikindi nabasaba nukujya kuri YouTube. Bakandikamo ibihuha. By Shine Kagoma featuring Tyler B. Bambizo views nanjye ndazikeneye wana. Kabisa niba bikore bakore na sabu zose. Neza cyane wanagusharingire wana. Wana basharinga ahantu hose ibihuha byuzura igihugu bro. Yemen. Instagram yawe ni irihe zino ukoresha? Instagram ni Shine. Akarongo. Kagoma. Neza cyane. Ni Shine Kagoma ahantu hose YouTube channel. Ni Shine Kagoma. Twitter ni Shine Kagoma, Facebook ni Shine Jacob. Alright, byiza cyane. Ihuye urateganya kuzagaruka ryari? Ihuye ndahaza muri uku kwezi kwa 12 kuko mfite indi shooting video. Indirimbo cyashya rwose nanjye ubwoba bwuko ushobora kuba mega hit muri Afrika. Ugiye nawe gusaza Afrika noneho. Ngiye gusaza isi ngena karabaye harahiye niba ari uko bimeze. Urumva rero ibikorwa byinshi abanyehuye niba nyitege kabisa. Neza cyane. Abanzi n'abanyumvise bwa mbere. Bameruka kera bose ndabasuje. Mbabwira nti rwose umuhungu wanyu ndacyakora rap niryamyemo. Neza cyane. Shine tugushimire cyane kuri iyi time waduhaye. Murakoze Professor wawe. Kandi ukomeze ubatwike abanyakigali babone ko Huye dufite umuziki.